nubaza ikupure ikubiye hano mu Rwanda barakubwira ko ari urukundo rwa Ivan ndetse na Marina. Urukundo rero rw'abangaba ndetse ikicamamare muzi nka Marina, dore ko aririmba neza, si ibyo gusa ni umukobwa mwiza, nubwo wenda avuga akantu kagiye kuzanamo baze, ariko ibyo ntaco bivuze. Ubu ngubu ari kumwe n'umukunzi we, dore ko ari mu byishimo biteye ubwoba atigeze abona ahandi, dore ko nk'uko agenda abyivugira ati akari ku mubiri gasesegara ku munwa. Nuko rero ni nyuma y'igihe kirekire kinini bagenda bavuga ati se Marina we byagenze ute, Marina byaba byarapfiriye ku ipoto hejuru, cyangwa se Marina we ibye bimeze ute. Ni nyuma y'igihe kinini tutamenya amakuru ya Marina, ati tumenye ngo ari mu rukundo kumwe nande. Ese Ivan we biri hehe, bigeze he, dore ko twari twaragize ko wenda Ivan yaba yaramuteye akinyuma, ariko ubu ngubu byagiye ahagaragara ndetse nimba witekereza neza aha hantu wowe nta kintu ubonamo nk'uko abanyarwanda bakunze kubivuga. Njyewe ndabona atari shasha, dore ko bari kugaragaza amarangamutima yabo menshi n'urukundo, ukabona ko ruri gusagamba muri bo, rugenda rutemberamo gake gake, ubona ko ari abantu bishimanye, ubona ko ari abantu bishimiye ibigiye kuba byakurikira nk'uko Ivan yabashije kuba yabitangaza. Nk'uko rero Saint Valentin yabashije kuba yaba, uyu rero Ivan yabashije kuba yamubwira ati ngomba kukwambika impeta. Abenshi babasha kuba bavuga ati se bigenze gute, byagenze gute, ariko Ivan yabashije kuba yabishiraho umuco, aravuga ati nayimwambitse impeta nabiteguye, ati ntabwo nigeze mubuka, ati uriya munsi w'abakundanye, ati ngomba kuwizihiza apana iby'abantu bakundana rimwe. Akaba yahita twari tumaze imyaka 6 dukunda. Ubu murabyumva yuko dufite uburenganzira bwo kubikora. Akaba yahita amwambika impeta, ati uriya ni umunsi w'abakundanye, ntabwo ari umunsi w'abakundana, ati ni uw'abakundanye, ati niyo mpamvu nabashije kuba navuga ati kamwambike impeta, ati uri uwanjye ubuziraherezo, ati nzagukunda nkukundwakaze, ati utagira ngo ni bimwe by'indirimbo wenda bagenda bashiramo amakabyankuru, ati njyewe ngomba kuba nasohoza imihigo nkabasha kuba nakubeshaho neza, ati kandi tukamerana neza hagati yacu, ati tugomba gukora ibintu bizatungura abantu benshi, ati tugomba kubaka umuryango ukundwa n'abantu unagendwa, ati kuko imyaka tumaranye ni myinshi, dore ko yabashije kuba yabyivugira ko bamaranye imyaka 6 bakundana. Nuko yabashije kuba yabivuga ati iyo tuba twarabashije kuba twabyara cyangwa se twakibaruka umwana, ati size yaba atangiye kwiga P1 cyangwa se mu wa mbere pirimeri. Nk'uko rero Ivan yamashije kuba yavuga mu byishimo byinshi, we Marina byari byamurenze, ari kuvuga ati kuva navuka niho nakishima. Ivan akavuga ati Marina rero ugiye kumbera mama, ati ugiye kuza unkorera buri kimwe cyose. Marina akavuga ati nditeguye kuba nakorera buri kimwe cyose, ati naba mbonye amahirwe nk'aya, umugabo mwiza nkawe ngo mbashe kuba namwitesha, ati nzagufasha buri kimwe cyose, ati kandi nanjye uzambe hafi, ati nshobora kuba nacika intege,
tugomba kumba hafi ukaba wangwa mu ntege, bityo rero tugakomezanya urukundo rwacu. Ubona ko ari abantu bakundanye, ari abantu bafite gahunda yo kuba barushinga bavuga ati buri kimwe cyose twakora ati nta kibazo ntaco byatwara, ati kandi ibyo Imana itatweretse muri ubu buzima tubanyemo ati nizeye ko nta bindi byaba bihari, ati buri kimwe cyose Imana yarakitweretse. Iri rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nkutse ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bagera ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.